ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Inkuru yasakaye cyane muri iki cyumweru nayice gikuba bidasanzwe hose mwese. Mossad ya Israel yongeye kuri koroza nanone ihindura ibikoresho by'ikoranabuhanga mwitumanaho intwaro ishyikiriza urupfu abo bahiga. Nabwo rero hari bazwa uburyo intasi za Mossad ibyo zaba zarabikozemo zahuriye he n'izo tele avertisseurs z'ikoranabuhanga rya kera ku buryo bigoye no kuzinjiramo zikoreshwa n'aba barwanyi ba Hezbollah. Intasi z'abanya-Israel buri koranabuhanga ryose ryakwaduka mwese byaba mwitumanaho n'ihererekanya makuru cyangwa n'ibindi byose abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane ibyo badatandukana nabyo gutyo mu buryo bwaborohera, zo zihita ziga uburyo ibyo byose byahindurwamo intwaro zakwifashishwa ku kanya ngo babe babagezaho urupfu bebereye iyo bigwa, bitanabatwaye nanone ingengo y'imari ihambaye cyangwa se nanone ngo bishyire ingabo zabo n'intasi mu mazi abira bajya kurwana n'abo bahiga. Ibintu nk'imodokari, igare, amazi yo kunywa, telefoni, radio, television, ibikoresho bya buri wese mu buzima bwa buri munsi, ibyo byose benshi bahoze iruhande rwabo. Intasi za Israel nabo baba bahiga ikoranabuhanga ribihindura intwaro zihitana igihe cyari cyo cyose abo bahiga. Intasi za Mossad ya Israel ku rutonde rurerure cyane rutajya rurangira rwo guhiga no kwica abanzi babo bahigira hasi no hejuru, kutababura aho baba baherereye hose mwese n'igihe byafata cyose. Inshuro zitabarika n'ubundi bagiye bitabaza ikoranabuhanga ryose rigezweho mwitumanaho uhereye kuri telefoni kuva mu binyacumi byinshi by'imyaka ishize, baracyabikora cyane n'ubu rero, ahubwo bongeyemo na AI, porogaramu nyinshi byitwa ko ari iz'ubwenge buhimbano bwongererwa imashini, byose ako kanya bigahindurwe bishyikereza urupfu ruhuruduka iyo bigwa mu birometero ibihumbi n'amagana byahuranya abo bahiga mu giteye nk'amayobera, abandi bagasigara bashakisha ahubwo byabakubise bikabagarika. Byose mu ikoranabuhanga byihariye cyane nanone mwitumanaho intasi za Israel zihora zibyigaho bikomeye kugeza zibihinduyemo intwaro zishyikiriza urupfu abo bahiga. Mu 1972 ubwo intasi za Israel zakoraga operation nyinshi zo guhora, guhiga no kwica 11 mu barwanyi ba PLO y'abanya-Palestine bakoze igitero cyahitanye abakenye babo mu mikino Olympique yaberaga i Munich mu Budage. Ku rutonde bwana Mahmoud Hamshari niwe wari uhagarariye PLO i Paris mu Bufaransa, uwo yagombaga kwicwa. Kumusangayo mu gihugu cy'amahanga no kumwicirayo byari bigoye cyane kuri Israel. Intasi za Mossad zabanje kubifatira umwanya uhagije kugeza noneho babashije gukandagira mu biro bye, bafata telefoni yahakoreshaga bahindura icyo yaterekwagaho bagisimbuza ikindi bari barangije gutegamo ibiturika byasandarizwa no mu ntera ya kure y'ibyo biro, ubundi barigendera. Bwana Mahmoud Hamshari ku itariki ya 8 y'ukwa 12 muri uwo mwaka 1972 yitabye iyo telefoni gusa agishyira kombine yayo ku gutwi. Intasi za Mossad zari hakurya y'iyo nyubako zimucungira hafi, zifata remote control yayo biba gukanda button imwe gusa byoroshye nk'umukino w'abana, ihite musandarana mu biro. Mweturika rihambaye ryabayeho, yarakomeretse cyane, akaguru kamuvaho karacika ajyanwa kwa muganga, ariko birangira n'ubundi apfuye ku mpamvu zijyana n'ibikomere yavanye muri iryo sandara. Mu 1996 intasi za Shin Bet bashinzwe ubutasi bw'imbere mu gihugu muri Israel bashyize mu mutego bwana Yahya Ayash wari inzobere bikomeye yakoreraga ibibomba abarwanyi ba Hamas. Baramuyobeje ku buryo yamera kwitaba telefoni igendanwa ngo abari muhitana. N'ikintu ubundi nawe nk'inzobere mu byo gukora ibibombe yarazi neza nuko ibyo byose bikoreshwa, nta na kimwe atarabiziho. Yarahigwaga ngo yecwe nawe abizi, ubundi ntabwo yari no kwemera ko hagira n'uwegera iruhande rwe afite telefoni. Nyamara muri Shin Bet nabo bari bafite umunya-Palestine barangije guhindura intasi yabo. Ubu niwe bahaye iyo telefoni igendanwa Motorola Alpha Cell, yayivanye muri Israel bararangije kuyitegamo ibiturika bipima garama 15 gusa, nazo zisandara rihagije ngo bimwice mu gihe yari kuba yarangije kuyishyira iruhande rw'ugutwi gusa ku mutwe. Byarangiye koko ari nuko bigenze. Kubivuga gutyo gusa byaba byihuse, ubundi telefoni ihindurwa bombe igasandara n'umuntu bigenze bitenguye ari igikoresho cy'ikoranabuhanga mwitumanaho gihindurwe bombe mu mufuko w'umwambaro we cyangwa mu biganza bye. Tunagendeye ubwo kuri urwo rugero rw'iyo Motorola yishe engineer Yahya Ayash.
intasi za Shin Bet y'abanya-Isiraheli zari zimaze igihe kinini rwose barabuze aho bacira urwaho Ayash ngo yicwe. Nawe yarasanzwe azi neza ko telefoni ari imwe mu ntwaro bashoboraga kumurimbuza igihe icyo ari cyo cyose, ayihungira kure nk'ubusheta n'ibibembe. Kuri we telefoni kuyibonera n'amaso ye byari kimwe no kumutunga imbunda ku gahanga. Intasi za Shin Bet mu kumugenza kose bari barambyemo baje kumenya amakuru yose ko asigaye aba muri Gaza City mu rugo rwa Osama Hamad wari inshuti ye kuva mu bwana, nawe wari ufite mwishywa we Kamil Hamad niwe wari ugiye kubabana Yuda. Mu kwa 10 1995 Kamil Hamad ubwe niwe wigiriye muri Isiraheli gushakisha intasi za Shin Bet. Ati rero twumvikane neza, Yahya Ayash yarabazengereje, mumaze igihe kinini mu muhiga mwamuburiye irengero, mu mperero amafaranga atubutse rwose mubagabize kuko ngiye mbana nawe mu rugo rumwe, hejuru yo kunyishyura kandi mu mpene ndangamuntu nk'umuturage wa Isiraheli ndetse n'umugore wanjye. Barabyemeye nabo bamuha none iyo telefone igendanwa yo mu bwoko bwa Motorola, banamubwira neza ko barangije kuyishyiramo utwuma dutuma yumvirizwa bakamenya neza ibyayivugirwagaho byose, ariko birinda kumubwira kuretse ibyo banashyizemo ahubwo amagarama 15 y'ibiturika bya RDX. Telefoni nawe yarayijyanye ayihera nk'impano mwishywa we Osama, azi neza ko ubwo ari nayo nyine Yahya Ayash babana azajya akoresha avugana nabo mu muryango we. Rimwe rero mu gitondo isaa 2 ku itariki 5 mu kwa 2 1996 se wa Ayash yayimuhamagayeho indege y'intasi za Isiraheli mu gicu hejuru ya Gaza itifata ikiganiro bagiranaga icyohereza ako kanya kuri command post ya Isiraheli. Baragikurikirana neza basesengura bitonze amajwi yombi bemeza ko ari Yahya Ayash uri kuyivuganiraho nase. Ako kanya bahise bafata telecommande barakanda gusa imusandara n'ubwo yaraherereye mu gace ka Beit Lahia muri Gaza n'ubundi abayeshwa atyo ako kanya. Kamil Hamad wamugambaniye atyo nawe yahise aburirwa irengero, ariko nyuma yo guhabwa pasiporo nshya na miliyoni imwe yose y'amadolari byemezwa ko yahise ajya kwihisha no kwibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse RDX ni ibiturika by'amoko menshi cyane ku ngano nto cyane byashyirwa mu gikoresho icyo ari cyo cyose mu buzima bwa buri munsi, guhera ku myambaro ubwayo, inkweto, imodokari cyangwa n'ibindi byinshi, ariko kimwe mu bituma babishoboye babishyira hejuru nanone mu gukoresha telefoni kenshi arizo zihindurwa bombe, nuko zinabasha gukurikiranwa aho yifite bibasha kumenyekana neza aho aherereye. Hanyuma nanone mu kuyitaba bigasaba uyikoresha kuyiyegereza cyane no mu cyeca, ahubwo ku buryo igisandazwa byagorana cyane ko ahivana nawe ari muzima, aho aba ari urupfu kenshi rubaze neza. Ni nabyo rero wumva bigarwaho cyane n'ubu ngubu kuri Pages. Nanone intasi za Isiraheli zongeye kuri koroza ngo arizo barimbuza abarwanyi ba Hezbollah. Pages, beepers cyangwa bleepers ni teleavertisseur, ni icyo ubundi mbere ya byose mu itumanaho n'ikoranabuhanga. Tuno dukoresho devices twakoreshwaga cyane no mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ntabwo twasakaye cyane ahandi. Twakoreshwaga ku bwinshi mu myaka y'1980 kugeza muri za 90. N'utwe ikoranabuhanga wavuga ubu ngubu ko ari rito cyane cyangwa se ryashaje bigereranijwe n'uko telefone ngendanwa dukoresha ubu ngubu ziteye. Kenshi izi Pages zabaga ari zo kwandikaho ubutumwa bugufi cyangwa kohereza n'amajwi, ubyakira nawe kuri page ye ukaba udategereje ko gusubiza, ahubwo ari nko kuguteguza ko hari ugushaka ubundi ukajya nawe gushaka telefone ukamuhamagara. Zari uburyo bwari bugezweho bwo kugendana nibura agakoresho kakumenyesha ko hari ugukeneye mu biganiro kuri telefone nawe. Muri ibi bihe rero abihishahisha bahigwa cyangwa n'abandi birinda cyane ko ibiganiro byabo byakumvirizwa wenda n'intasi zanabiheraho zimenya naho baherereye. Icyambere bakora naba bari gushakisha uburyo bwose batagira aho bahurira na telefoni zigendanwa n'itumanaho ryose naryo ryagira aho rihurizwa na internet. Ni nayo mpamvu aba barwanyi ba Hezbollah nabo ari Pages nk'izi bikoreshereza buri munsi, ariko intasi za Mossad ya Isiraheli nabwo ntibabuze uburyo n'amayeri yo kuzigeraho bagiraho bahurira nazo. Izo bakoreshaga muri Liban aba barwanyi ba Hezbollah zirimo rizaturaguritse zica bamwe muri bo zari zarakorewe muri Taiwan. Inkuru yasakaye cyane muri iki cyumweru na ici gikuba bidasanzwe hose mu isi. Mossad ya Isiraheli yongeye kuri koroza nanone ihindura ibikoresho by'ikoranabuhanga mu itumanaho intwaro ishyikiriza urupfu abo bahiga. Nabwo rero hari bazwa uburyo intasi za Mossad ibyo zaba zarabikozemo zahuriye he n'izo teleavertisseur z'ikoranabuhanga rya kera ku buryo bigoye no kuzinjiramo zikoreshwa n'aba barwanyi ba Hezbollah.
ariko benshi mu nzobere mu by'ubutasi n'ituritswa ry'ibisasu mu buryo nk'ubwo nuko ngo mu rugendo rwo kuzivana ku ruganda no kuzigeza ku isoko zikahava zoherezwa muri Libani, ubwo byanze bikunze hari aho intasi za Mossad zabanje guhurira nazo bazipakize biturika ku ngano nto gusa mu magarama, ariko by'ubukana bunini cyane bw'isandara rihagije ngo ribahitane mu gihe icyo ari cyo cyose zaturitswa. Noneho icyo gihe kigeze bisaba gusa ko bafata za remote cyangwa telekomande bagakanda zirasandara ako kanya. Aho rero ngo bazitezemo ibiturika mbere yuko zigezwa kuri aba barwanyi ba Hezbollah. Pagers mu gihe nta GPS zigira cyangwa zikoresha, nta mikrofone zifite cyangwa kamera, muri rusange icyo gihe biba bigoye cyane ko hari ababasha kuzinjirira ngo bamenye ibijyana n'ubutumwa buzihererekanywaho n'ibyo zikoreshwa cyangwa haba zifite baherereye, zigakoresha ihuzanzira rya radio nk'ibyombo bya gisirikare. Rero zirizewe cyane kuruta telefoni zose zigendanwa. Amakuru y'intasi ndetse n'abandi biragoye cyane ko hari ayo babona cyangwa ngo bagire naho bahera batatabazikoresha. Muri ibi bitero byemezwa ko byakozwe gutyo n'intasi za Isiraheli, benshi muri bo izo Pagers zasandaranye muri Libani n'ubundi ngo zabanzaga kubipa cyangwa kuvuga mu buryo butuma abangerazo bazivana mu mifuko y'imyambaro yabo bakaziyegereza mu maso basoma ubutumwa baba boherejwe ako kanya zigahita zisandara. Mu 2020 intasi za Mossad mu ikoranabuhanga ryose rigezweho noneho bakoresheje AI n'imbunda ihishe hafi y'aho umunya-Iran bwana Mohsen Fakhrizadeh wari inzobere cyane mu bya nuclear yagombaga kuba aherereye. Machine gun iri yonyine ariko nayo igenzurerwa kure na mudasobwa irimo porogaramu ya AI ku buryo bisaba gukoresha mudasobwa gusa igatanga itegeko kuri ya machine gun iri yonyine ikarasa. Nuko intasi za Mossad ya Isiraheli zahitanye uwo mugabo w'umunya-Iran warindirwaga umutekano byo ku rwego rwo hejuru, ari mu bo Iran yari ishingiyeho imirimo yayo yose ya porogaramu yabo ya nuclear. Nawe yagendaga mu modokari y'umutamenwa aherekejwe igihe cyose n'abakomando nibura 3 bahoranaga nawe hose. Kumwegera byonyine byari ibintu bisa n'ibidashoboka ko ari we wese. Indi mbunda nayo ku ruhande yatangiye kurasa imodokari yari mutwaye, nubwo yari umutamenwa ariko amasasu abaye menshi. Begera inama yo guhagarara bashaka kuyivamo ngo bamuhungishe babanze bareba aho biyekenga babone kurwana. Indi modokari yari paritse hakurya nta muntu yirimo, niyo yari irimo iyo machine gun irashishwa mudasobwa. Ako kanya yahise mwahuranya amagana y'amasasu mu cyico mu masegonda make agwaho. Muri Iran n'ubundi mu kwa kane kw'ibihumbi 2021 intasi za Isiraheli zagabye igitero noneho cy'ikoranabuhanga ku kigo cya nuclear cya Natanz. Nta musirikare cyangwa intasi yabo n'imwe ibigizemo uruhare iruhande rwacyo. Nibwo buryo bakoresheje bahagarika umuriro w'amashanyarazi mu gihe kinini kuri icyo kigo, mu buryo bwahise buhateza impanuka yo kubura kwayo. Babizi neza ko imashini zitunganya ubutare bwa uranium zihita zihagarara. Haduka umuriro wahasenye byinshi, nubwo ikigo cyose kitahise gisandara ngo biteze n'impanuka kirimbuzi, ariko byasenye byinshi cyane ku mirimo y'ubutare bwa uranium abanya-Iran bari bamaze imyaka myinshi batunganya. Ibyo bikiyongeraho nanone ikindi gitero abanya-Isiraheli baheruka gukora muri Iran bahitana bwana Ismail Haniyeh wari umuyobozi mukuru wa Hamas, bakamutsinda i Tehran ku murwa mukuru ku itariki ya nyuma y'uko wa 7 k'uyu mwaka. Nabyo byashobeye bose babura n'icyabaye, bagasanga nta misile n'imwe yigeze yaduka mu kirere cyabo ngo icyahuranye yegere mu cyumba aho yaracumbikiwe. Hari mu hambere mwisa, ahubwo harindiwe umutekano kurusha hose, atari no muri Iran gusa. Nta buryo byigeze bisobanurwa ko haba hari rocket bombe cyangwa se misile yaba yaratewe kuri iyo nyubako ngo babure kuba barabirabutswe na za radar nyinshi cyane zose zihabarizwa n'ibitwaro birinda ikirere. Aho rero byarangiye n'ubundi byemezwa ko ari ibisasu, ahubwo byaturekerejwe kure nezo ntasi za Isiraheli zari zarabihateze munsi y'igitanda mu mezi 2 mbere y'uko kiryamaho. Barategereza kugeza babizi neza ko ari uhari, babisandariza noneho mu ntera ya kure yaho yicwa ryo. Muri ubu buryo bwose bujyana n'ikoranabuhanga mwe tumanaho ry'ubu n'irya kera, kuva kuri internet, GPS, ubu noneho na AI, mudasobwa na telefoni, nta rwego na rumwe rw'ubutasi mwese rurabihindura intwari hitana abo bahiga ku kigero cya Mossad na Shin Bet by'abanya-Isiraheli. Byose ni ibintu intasi za Isiraheli zidasiba kwifashisha no kwitabaza kenshi mu gushyikiriza urupfu abo bahiga. Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya? Hari amakuru udafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga 5 ikemura mwene ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda wa/ifix.rawa bikemuka ko kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza, ni muri iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.